Kristo. Dushimye Imana cyane kuko ari umugiraneza. Maana ni kutenda mema. Ubuntu bw'Imana burahebuje. Neema za Mungu ni zaidi. Imana uko bukeye uko bwije Ile unakucha unaingia. ihora idukorera ibyiza. Naendelea kutendea mema. Ababimenya gusa n'abana b'Imana. Ariko abatari abana b'Imana ntibamenya watoto wa Mungu hawajui. Imana yadukoreye ibitangaza. Gusa bwo kubona uryamye ukabona uhagurutse unalala unaamuka. Ni ubuntu bw'Imana. Iyo umuntu aryamye ntabwo abazi yaba. Alala hajue kwenye iko. Aba ari kure. Anakuwa mbali. Ariko kuko Imana ari nyembabazi. Maana Mungu ni mwenye fadhili. Ikongera ikaguhereza umwuka. Inaongeza kupa pumuzi ya kupumua mara tena. Ugahaguruka waje ukandagira bigakunda. Unasimama unakanyanga. Wavuga bigakunda. Unasema bigakunda. Abageze muri za bukuru agomba kuja kuryama ameze neza. Yaje kubyuka yaje kugira agashira ukuguru hasi bikanga. Ariko kubw'imbabazi z'Imana turahaguruka bigakunda. Twakandagira bigakunda. Twavuga bigashoboka. N'imbabazi z'Imana n'ubundi. Ni Imana ibidukorera. Ariko ababihereza agaciro ni bande? Ni abatorana. Abihereza agaciro ni bande? Ni abana b'Imana. Dushimye Imana kuko ari umugiraneza. Waturindiye abasaza mu ntege zabo nkeya n'abakecuru mu ntege zabo nkeya, ndetse akarinda abakuru n'abatoya, akaturindira n'abana, ikaba ibyemera tukagera mu bikari byayo amahoro. Iyo Mana ntihabwa icyubahiro. Imana yakijije abarwayi bari hagati yacu. Mungu aliponya wagonjwa kati yetu. Kandi n'abatanze ibyifuzo ku barwayi. Na waliotoa mahitaji kwamba wanagonjwa. Bizere yuko Imana yakijije. Imana yashobora gukiza bariya batanze amashyi. Nawe mu kindi cyumweru gitaha uzaza gutanga amashyi kuvuga ngo Imana yakijije. Ibyo Imana yadukoreye. Matendo Mungu adutendea. Na wa wundi ufite ibyifuzo bihwanye n'ibyo Imana yadukoreye. Nawe izabikora. Hano dufite abafurere n'abasiteri bari bafite ibibazo bikomeye, babishira Uwiteka, Uwiteka arabasubiza. Uteye gucika intege n'uburi umwana w'Imana, uwashubije mwene nawe aragusubiza. Kandi Imana yacu ikorera igihe. Iyi saha Imana igeze, Imana irakora. Ariko isaha y'umuntu nta gikivuze. Isaha y'umuntu ni y'umuntu. Umuntu bisobanuye iki? Umuntu ni ubusa. Umuntu ni igitaka, ni umukungugu. Ariko Imana ikomeye, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga, iyo ivuze isaha Imana ikagira na bya bindi bidashoboka birashoboka. Na bya bindi by'ubona nta nzira yo kubicamo, ariko Imana ikohereza inzira. Nawe wanyuka ukikanga ukavuga ngo ko nasizeho ubuhanga bwanje, ngashyira imbaraga zanjye, ngashyira amafaranga yanjye bikanga. Kuki bibaye? Ntari wewe ubikoze, ahubwo niyakuremye ibigukorera. Imana yacu ishimye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi Imana yatangije umurimo niyo uzawusoza. Imana itandukanye n'abantu. Muri gahunda y'Imana yarizi yuko igihe kizagera wakati tawasili igatoranya abantu, yachagua walio wake, yamara kubatora ishawachagua ikabahereza ubushobozi, napa uwezo, yamara kubahereza ubushobozi ndetse ikanabashoboza, inawawezesha, ikabashoboza muri byose, inawezesha katika mambo yote. Rero Imana Sasa Mungu yaje ikadutora, ikatuchagua, ikadishura ukwayo, ikadishura ukwacu, ikavuga buno n'ubwoko bwacu. Niko yari dufiteho gahunda. Sababu ilikuwa na mpango kwetu. Gahunda y'Imana dufite ni iyihe? Niko dukiranuka, twamara gukiranuka tukaja mu bwami bwa Papa. Iyadutoranye ninde wari ushaka gutoranya uwundi? Hari uhari? Nta n'umwe. Na Satani ubwo yarashaka kudutora. Ariko Imana yatangije umurimo wo gutoranya abana bayo, ikabakura mu batize, ikabazana ikabagira ubwoko, ikabagira bizera, igatangiza uwo murimo. N'ibindi byose izabikora. Nuko tujana mu ijuru izabikora. Rero yatangije nta nizasoza. Iyatoranyije niyo izatuzamura. Sibyo? Niko twizeye. Kandi Imana yacu icyo dusabwa gusa ni ukuyizera.
umuntu wese udafite kwizera ntaje abona ibyiza by'Imana, atapata matendo mazuri ya Mungu, ntaje abona ibyiza by'Imana, agira ngo ni ibisanzwe, agira ngo ni ibigisha mambo ya kawaida. Ariko umuntu uzima iyo ageze mu bihe byiza, nanga umuntu wizeye ni umenya ubwiza bw'Imana, ni umenya ubuntu bw'Imana. Nta mwana ushobora kumenya ubushobozi bwa papa we. Mbese tuvuge nta mwana ushobora kumenya ubushobozi butari bwa papa, ahubwo umwana amenya ubushobozi bwa papa. Kubera iki? Bitewe n'ukuntu papa we amwitaho, ukuntu amukurikira. Umwana akavuga ngo papa afite ubushobozi. Ntabwo tuzi Imana yacu ifite ubushobozi. Imana yacu yadutoranyije ikadukurira, ifite ubushobozi bwo kuzatugeza ku rugamba. Niyo haza ibigeragezo, hagarara kigabo, shikama, mbese komera, kiranuka. Imana yacu idusaba ni ugukiranuka. Kiranuka urebe yuko utazagera mu rugamba. Imana yacu idusaba gusa ni ugukiranuka. Icyampereza bene data bateranye umunsi, Imana ikabagukiranuka. Ariko uko gukiranuka nitwo tubigiramo uruhare. Tunahusika nayo. Iyo utabigizemo uruhare, Imana ntiyarimo. Mungu aweze kupatia. Biba bisaba utera intambwe uva muri bya bintu. Toka ndani ya mambo yako. Utera intambwe uje imbere, utaje inyuma. Imana nayo bakundi kuja gutera intambwe ngo hari ibintu byabifasha ya ntambwe, Imana ikagushoboza ugakubita intambwe. Waje kuzana ya kabiri, Imana ikagushoboza. Ariko baye hano Imana izankura hano, Imana ntizakagutoa. Bisaba kuba ufite umuhamagaro. Una mwito. Ukagira amavuta, ukagira bidii, umwete. Unakuwa na bidii. Hari aho turi kuva rero no tubereka. Tunatoka kuna mahali tunaelekea. Rero Sasa Imana y'amahoro, Mungu wa salama, Imana yuzuye urukundo, Mungu anajaa upendo, Imana ijibagira neza ubwenge. Ejo twari turi hano tukumva amagambo meza cyane avuga ngo misiyo hanyuma yo gutora. Twavuye hano tuzi yuko twatoranyije icyambere. Tumaze gutora, Imana yacu imaze kudutora iduhereza misiyo. Buri umwe wese imuhereza misiyo yo kuja gukora. Buri mukristo wese afite misiyo. Udafite misiyo nawe afite uwamuhaye misiyo. Kuko Imana yacu itanga misiyo na Satani atanga misiyo. Ariko biterwa na misiyo iyo uri gukora uwagutumye kuri iyo misiyo nini. Ariko twebwe twasanze yuko twatumwe n'Imana, kandi iyo misiyo ko twayihawe n'Imana. Imana y'amahoro ikomeze ibafashe. Abahawe misiyo n'Imana, Imana ibongera amavuta, Imana ibahereza imbaraga, Imana ibahereza gukomera, Imana ibahagaritse. Nubwo byaba bikomeye, Imana izabandindire, kandi nubwo byaba bikomeye, Imana izabashoboze mu bice. Kandi buriya ibangwe n'abamenera. Siri ninaweza kuambia nta cyiza kibaho hatabaye kinacho baada ya kibali. Na oro kugira ibe oro mbese ubone kiri kwawe niko wamanje banyuza mu muriro ibikiriho umwanda kimara kwikura mu nda, ariko iyo wayije mu muriro iraka. Bisobanuye iki? Umukristo ni umukristo uca mu bintu bikomeye, anyura mu nzira itanyurwamo n'umuntu wari we wese. Nicyo kintu kigaragaza umukristo. Utekuzavuga ngo nje kuko ibyagerageza bikungeraho ntondo umukristo, ahubwo nuba uterwa n'ibigeragezo umenya ngo ni Satani ushaka kunaniza. Satani ashaka gusubiza inyuma, ariko umwana w'Imana izere gusa ko watoranije, izere gusa ko wamenewe amaraso. Wowe wizere gusa, numara kwizera wumva ijambo ry'Imana, uteka uryumva gusa, uryumve. Hariho kumva no kumviriza,
n'ibintu bibiri. Abakristo nyakuri nabumva bakumva, kubali wanaitika. Ariko abatumwe na Satani nanga se bahawe misiyo na Satani barabyumva, barabisikia, abuja babyumvire bo bakabikuramo ibindi bakavunja ibindi. Mbese muzi kuvunja gushanje ukavunja ibindi. Umuntu avuze n'ijambo wowe uvukuye ibindi byawe, kandi ni ijambo ry'Imana sirye yavuze ry'Imana. Rero n'ubu ugiye kurivunja ugayimana ugaye ko Imana yari igomba kubigira, ahubwo ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo, Bibiliya yari iri kutubwira ngo ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana nibyo byo kurya by'umukristo. Niba rivuze ngo muhagarare duhagarare, mbese urugutera imigere kugira ngo urugutera imigere ku muntu wakwera, umuntu waguhaye umwuka we, wahura umwana w'umuntu mu rugutera imigere ni ijambo ry'Imana. Nuzabona umukozi wese ajana imbere akavuga ijambo, uzamenye wenda kari umunyantege igihe bitewe n'ukuntu umuzi, ariko ibyo avuga abikura muri Bibiliya. Ibyo avuga si ibye, ahubwo ni ibyo wamuremye, ni ibyo wakuremye. Reka kumwubaha, wubahe icyo ari kukubwira, kuko icyo ari kukubwira si icyo mu rugo rwe, si ibibazo byo mu rugo rwe, ahubwo ibyo ari kukubwira ni ibivuye mu ijuru, ni inkuru nziza ivuye mu ijuru. Mwa kino gitondo twongeye turagarutse tuje imbere y'Imana. Imana itabura uko ibigenza, niyo tuje kugira ngo tuyisabe tuyihendahende. Imana itabura uko ibigenza igihe tubigenzereza. Tuzanye inkuru nziza cyane, tunaleta habari njema, inkuru igukomeza umukristo, habari ya kuimarisha Mkristo, inkuru igukomeza habari ya kuimarisha Mkristo ukuri wa kweli. Inkuru ivugwa bavuga ngo ibiryo bireze n'agasi ibiryo birahari, iyo nkuru barize. Ariko inkuru y'incamugongo nifuza bavuga ngo inzara igiye gutera, yanga ibiryo byasinaga ibyo ntabihari. Niyo n'umubyeyi yavuze ngo muje kuryama uyu munsi ntomurare, abantu ugira ngo ntibari kubyuka bagakira, ukabona nyine barahindutse. Ariko iyo mama wababwira ngo mukarabe, nimumara gukaraba ibiryo muze muri, abana barakaraba, niyo baba batinya amazi usanga bari kubitana imigera ngo reka bari ikimazi, reka bari ikimazi. Kubera iki? Bumvishije inkuru y'ibiryo, natwe nta yindi nkuru yatuzanye, ni y'ibiryo byaraye mu ijuru. Twaje tuje kureba ibyo Uwiteka yadutekeye, kandi Uwiteka ni umuhanga, arateka icyamba. Imana ikabahereza amatwi y'ikubyumva, mwamara kubyumva mukabyumvira. Imana yacu ibagendere. Reka umukozi w'Imana kumbuka adusomera umurongo mwe mwicaye, ni umurongo mbese umera nkaho ari ugusuhuzanya kama ya kusalimiana, na adusomere Abalewi Walawi igice 19 sura 19, asoma umurongo, asoma shairi moja, ahere ku murongo wa mbere, shairi wa kwanza. Amen. Abalewi 19 uhere ku murongo wa mbere, anzia shairi wa kwanza, shairi moja tu. Amen. Mbega kundu Uwiteka tukunda, ona vile Mungu anatupenda. Uwiteka ashaka kutubabera. Bwana Mungu anatafuta tuwe watakatifu, ntashaka ko dufatana mu mashati, ntashaka ko dutere n'amagambo, ntashaka ko tujyana urwango, ahubwo ashaka yuko itorero rye n'abasabera be baba abera. Mbese Uwiteka yishima ryari? Mungu anafurahi nini? Ariko abonye abana be arabera, kuko ni uwera, yeye ni mtakatifu. Rero abashaka ngo n'abana be babe abera. Icyamba mwene dada, mushiki wawe wateranye umunsi,
ukaba umwere. Unakuwa mtakatifu. Kuko nitubabere tukiwa watakatifu tuzabona ubugingo buhoraho iteka ryose. Tuzaja mu bukwe bw'umwami wacu Yesu Kristo. Tuzabana nawe iteka ryose. Ariko ibyo byose biva he? Biva mu kwera, biva mu kwiyeza, biva mu gukaraba. Mbese kuki dukenera gukaraba mu buzima busanzwe? Ariko mu buzima bw'umwuka ntidushaka gukaraba. Ni kwa kundi kubyira abana ngo baje gukaraba, akagenda muri nani muri dushagira makitera amazi akaza kakweza ngo yakarabye, ariko mu by'ukuri atakarabye. Ariko umukristo wo nyakuri n'umuriyo wambye ngo karaba iyeze ari Yesu, kuko ni uzi sawa najua kwamba uburyo ari Yesu buno wabyoneze Venus na mushozi kandi na Venus ubwo byashobora kwiyeza asiweze naye haweze kujitakasa. Icyo ashoboye ni ukumenya ngo ndiyeze mu wewe, ni wewe n'umutima uzi aho yakosheje kandi nuko afite gukosora. Naho ni umuntu n'Imana yamanuka hano ijuru rigafunguka kubyije ukuri. Umuntu udashaka kwiyeza hano ntawe yakweza kuko abonye Imana, kuko si umwana w'Imana. Umwana w'Imana yubaha ijambo ry'Imana, ntashaka azabona ibimenyetso, ntashaka azabona ibirema tuhagurutse ibirema, ahubwo yumvise ijambo ry'Imana akora iki? Arumva. Kandi iyo yumvise ijambo ry'Imana arakosora, anasahihisha. Mbese uzi ngo twebwe turabe uzi ngo runaka n'umwe, uzi runaka n'umwe, twese turabanyabyaha, sote ni wenye dhambi, tuvuga nabi, dutekereza nabi. Ariko icyo turusha abapagani, zaidi ya wapanyifu, icyo turusha abana ba Satani ni iki? Niko tumenya ko twakosheje tugakosora, tukamenya ko twaguye tugahaguruka, kwagira ngo ndenge tugasaba Senyeri ngo Mana yanjye mfasha, Senyeri mfasha, ndi umunyatiyinjira cyangwa ngo sinashobora Senyeri mfasha ndananiwe. Imana mukagutakamba kwawe ikareba ko biri kuva mu mutima, Imana nayikohereza abamarika bayo bakagufata bakaguterura bakagoreza imbaraga ukambika imbaraga. Ariko mu gihe icyo uzajya mu ndege njyewe uzi umuntu kuba ari hano azi ngo anywa inzoga, anakunywa pombe, akugira akusema wenda avuge ngo reka nshaka ko nakizwa zino nzoga nzireke. Intambwe ya mbere amujya itere mu by'Imana nagayitera ivamo bagitera kuja mu busambanyi, enda ndani ya uzinifu, yayikura mu busambanyi, ondoa ndani ya uzinifu, ari kuja kurogesha, enda kuloga watu. Uwo ni umwana wa Satani. Ile ni mtoto wa Ibilisi. Ariko umwana w'Imana, lakini mtoto wa Mungu. Iyo yageze mu ndege njye Katika ndani ya madhaifu. turaba wagwa mu busambanyi, wenda wagwa inzoga sinzi, wenda wagwa mu cyaha cyari cyose, reka tuzoba n'ikivuye. Ariko umwana w'Imana ikigore ko ari umwana w'Imana, iyo agiye gutera intambwe avuye aha atera intambwe ari gukosora, atera intambwe ari kuva muri bya bindi ahubwo ari gukosora. Aricyo gituma Bibiri tubwira ngo uri muri Kristo ni ikiremwa gishya, utekuzicira imanza n'ibyasize. Uwo ni uwa kera, ni bizi wa kera, ni runaka wa kera, ahubwo bara ibyo urimo. Uwiteka ntareba uko wavutse, kuko Uwiteka iyo abareba uko twavutse dushobora no kuza imbere ye, ntashobora kutwemera. Twavuye mu miryango mibi, tuva mu moko mabi, tuva mu moko yasengaga ibishushanyo. Ariko kuko Uwiteka atareba ibyo, ahubwo atoranya uko ashaka, akurayo abayo, akurayo abe, aratuzana. Utekuzicira urubanza ureba inyuma, ahubwo uzareba mu igihagararo cy'urimo buno. Uko uhagaze aba ari byo utekereza. Numara gutekereza uko uhagaze, utekereza uko uratera intambwe. Utera intambwe ugana he? Ugana mu ijambo. Ona neno. Icyambereza bene data bashiki banje, Uwiteka akabagirira neza. Ntacyo tujya twishoboza n'Imana, ariko icyo Imana yaduhaye, icyo yaduhaye, icyo twakwishoboza ni ugufata umugambi. Ni kushika mpango. Si
sinzi umukozi w'Imana yageze kutubwira ibibazo yahakurya aravuga ngo Imana ishoboye byose. Mungu ni muweza yote. Ariko bishidashoboye ko umuntu umufatira umugambi gufatira umuntu umugambi kumukamatia mpango biba bisaba wewe ufata umugambi. Nufata umugambi Imana ikongera amavuta mbese Imana ibushoboza. Ariko uteka uzavuga ngo uri mu businzi ujye mu busambanyi ujye mu bwicanyi ngo Imana izagufata umugambi uve mu busambanyi. Oya, biba bisaba gufata umugambi uvuge ngo sinzabeshwaho n'inzoga, sinzategekwa n'inzoga. Inzoga zizashira ntabwo umubiri wanjye uzashira. Umubiri ndi kugaburira umubiri uzabora, ariko ubugingo bwanjye buzaje nyuma y'umubiri, kuko n'umubiri uradushuka. Buno ntabwo nagara bivuga ngo birarangiye. None ubugingo bwa bizi bugiye he? Abana b'Imana icyo duharanira si uyu mubiri. Niyo warwara mwene data ukarwara mushiki wanjye, ibyo ni ibisanzwe. N'Imana itagukiza nje niyo narwara Imana ntikiza, kuko Imana ntifitanye umugabane n'uyu mubiri. Imana ifitanye umugabane w'ubugingo bwawe. Kiza ubugingo bwawe uteka urwanira gukiza umubiri. Umubiri ni ubusa. N'uburande kubera ko umubiri ari ubusa. Iyo umuntu ari umukobwa akibona ko ari umukobwa atewe neza n'agabantu bamujyanga atewe neza, ariko mureka ashake agere mu myaka 30 abashaka gusaza, abashaka ngo wenda inda igwe bibuca, abashaka ngo gicamba ngo nazana ashaka gukomeza nkabakwaye n'itara, ariko umubiri ntiwawe utegeka. Kundu rero uri kugenda uhindu nikuja kwikanga, ukikanga nawe urasize. Hano hariho abasaza atashobora gukubita umugenzi, uri kubyumva? Atashobora gukubita umugenzi, ariko mbere ari umusore ngaho yarawe, ariko ubu ntabibasha kubera iki? Hivi hawezi sababu gani? Arashaje, anazeka, umubiri urashaje, anazeka. Ariko ikiruta byose aba afite amahirwe, ubugingo bwe yarabushakiye ubuhungiro. Ubugingo nibwo dushakira ubuhungiro. Naho bizi niyo narwara Imana ntinkize, ariko ngamenya ngo ubugingo bwanjye nimba maho no mubiri, ubugingo bwanjye nabushakiye ubuhungiro buhora, ubuhungiro buzima. Uwo niwo mwana w'Imana. Ariko umwana wa Satani abibira umubiri, anapanda kwa mwili. Umwana wa Satani agomba guhemuka bitewe n'amafaranga. Uwo umwana wa Satani, umwana wa Satani agomba kwica umuntu. Anaweza kuwa mtu icyo mwiki ari kugira ngo umubiri kure kitu bule ukaja kurwana, anapigana ari ukubera uyu muntu sawa ya mwili. Abo ni bana ba Satani, wale ni watoto wa Shetani. Izo nizo mbuto z'umwana wa Satani, mbegu za ibilisi. Ariko n'abana b'Imana ni watoto wa Mungu, dufite imbuto z'abana. Tunayo mbegu ya watoto wa Mungu, imbuto z'abanyamungu, mbegu ya kiroho. Imana ikitadukorera, hakuna kitu Mungu akutendea. Uzamenya ryari yuko umuntu ari umwana w'Imana, ni mtoto wa Mungu, ni igihe azemera atakubali kusahihisha, akemera inama iva ku shauri ya Bwana Mungu. Gerard ni umukozi w'Imana, Gerard ni mtumishi wa Mungu. Uzema Gerard afite inama zo kweza, Gerard ana shauri ya kuwapatia, niyo yaba ari umuhanga, hata ni mtaalamu wa hali ya juu. Ariko Gerard aragenda kwa Veni, anapiga hatua, asanga Veni, akutane Venus. Je mwene data cyane. Sasa ndugu hivi na hivi nabyeme uzima ko Gerard afite ubuhanga bukomeye bwatumye Veni ahubwo niko Veni ari umwana w'Imana, akabazi ngo Gerard umutumye si wowe witumye, si Frere John umutumye, ahubwo umutumye ni Uwiteka. Inama yampaye siye ahubwo ni Imana iva ku Uwiteka. Uzahita umenya ko Veno ari umwana w'Imana, ko yabyawe n'Imana, ko yatoranijwe n'Imana. Ariko uzamenya ryari umwana wa Satani, mtoto wa ibilisi. Frere amakuru, ndugu habari gani? Wendo kanabicha kule bana pita mbali na hiyo kama mtu ananiambia uyakonye alikuwa kutoka huko kwenye mfia
Wewe ngo ndamakoza kuri gabandora bitangiye kugenda basukuzana inkuru ngo baza kungiriza ngo habari ngo jewe ngo sema kungiriza ngo kandi ni wewe wari kugenda wenda uri gucaho ariko ubona vuye kuri ngo wangura umukozi wo kubyirwa ngo ubundi wangira ikindi ukumva ntazi yuko ari wowe wabibone warahatsa yuwo umwana wa Satani uwo ndari umwana wa papa ni umwana wa Satani kandi umwana w'Imana nicyakoreka kari umwana wa Satani umwana w'Imana nzaje muri ibi bikibamo inzoga gusa bika n'ahandi bacururiza inzoga gusa umwana w'Imana igiye mu nzoga akora iki ni umwana wa Satani ari kuja mu isoko ryaso isoko ryacu ni Oromani yo abari n'inzoga ariko hari ibyo tugiye gushaka ariko ugiye muri rika agiye gushaka ibyasi ibyose yamwenge kandi ibyo data taje abyeyi ahubwo ibyo data twengera ni ijambo ryera ni ijambo ryera nibyo data twengera niyo nzoga yacu nibyo byo kurya byacu umukristo abeshejweho ni ijambo ry'Imana amahana ava he masengenyo natoka wapi wala matata mu bana b'Imana ndani watoto wa Mungu niko abana b'Imana binjiriwe n'abana ba Satani kandi binjira biyambitse ishusho y'Imana binjira bavuga ngo nanje ndi umwana w'Imana ariko mo imbere si abana b'Imana umuntu ni mugabo sinzi umwanzi aribye umuntu ni mugabo uzi ko umuntu agomba kuza anaanza kufika kwako akishushanya anajifofize ngamakuru frere Kabagema habari ndugu Kabagema ngo buriya sasa tukirira hano wakati tulikuwa ngambo huko najua kwamba bila ndakukunda cyane nakupenda sana uko rafiki Kabagema naye bizi ni inshuti yangu ni rafiki yangu tangu zamani Kabagema kaza gusura Kabagema kwa mtembelea azamwe n'urukundo n'amahoro na upendo na salama ariko inyuma lakini baadaye Gerard unajua kunone si sasa nshakira tulitafutie ukundo shaka baje mu muntu yagikura Kabagema unataka kugondo urukumva umuntu ukunda ari mugani umuntu ni mubaya umuntu ari ishushanya umuntu yakwishushanya ngo ni umwana w'Imana ariko atari umwana w'Imana umwana w'Imana umumenya ryari utamjua lini kubikorwa ingeso ze bia zake ni umenya umwana w'Imana ndio pata mjua mtoto wa Mungu kandi uzamenya umwana w'Imana ryari iyo wewe mwimbere mu mutima wawe y'ikirano wakati uko haji ibisoka byabikirano nubye Kabagema ngo frere ndagukunda mu mutima naramukunda nta rwango nzaburyana hakuna ujanja kuko nibyo twatoje na Kabagema nawe avuge ngo mwene data nanje ndagukunda kandi nawe biruje ariko umwana wa Satani agira kwiyoberanya agira kwishushanya icamba Imana ikabarinda uwo mwuka kwishushanya icamba Imana ikadushira kure uwo mwuka kwishushanya icamba Imana ikaduhereza ubuntu ikaduhereza urukundo Imana idufashe mwumva y'amagambo mu izina ry'Imana reka duhaguruke dusoma amagambo y'Imana yatuzanye ambaye nituleta acha tuombe ndugu kumbuka atasomera Abagalatia mwene data ule ndugu mwingine atapata adusomere Yakobo kumbuka Abagalatia ibice bitanu Galatia sura 5 murongo wa 20 na 2 n'umurongo ishairi moja undi mwene data ndugu mwingine aradusomera Yakobo igice cya mbere sura ya kwanza wera ku murongo wa 22 sura 22 kugeza ku murongo wa 24 undi mwingine atadusomera Abarumi 12 guhera ku murongo wa kugeza ku murongo wa ya ni mirongo kugeza ku murongo wa kabiri hadi shairi ya pili asoma mbere no kabiri tasoma ya kwanza na ya pili asome mu izina atasoma kwa jina la Yesu Kristo tunasoma za Yesu Kristo
ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Amen. Amen. Mana Amen. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari gupfa kubyumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyayo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, akibagirwa uko asa. Ariko uwitondera, uwitegereza mu mategeko aratunganye rwose. Reka dusubiremo. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umwete wayo, atera umudendezo. Reka dusubire haruguru. Ariko mujye mukora iby'iryo jambo, atari gupfa kubyumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyayo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kureba akagenda. Uwo mwana amaze kureba akagenda, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Amen. Amen. Bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa, ariko kuyikorera kwanyu bikwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mugire imitima, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima ishima, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye byose. Amen. Imani kumugisha. Shaka uhereze nani kumbuka. Acha umpatie kumbuka. Kuko aya magambo arasomwe. Maneno haya yanasoma. Ariko nshaka aya magambo iyi mirongo yongera isubiremo neza. Mutega amatwi. Hari icyo twabisoma ariko byose ntitubivuge. Ariko niwumva ubusomyi neza kundi ugiye gukurikira nabyo biragufasha. Itakusaidia. Mwese mwumva Ikinyarwanda? Sikia Kinyarwanda basi. Abagalatiya ibice 5. Galatia sura 5 shairi 24. Ile shairi moja tu turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Amen. Amen. Yakobo chambere sura ya kwanza 22 hadi 24. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari gupfa kubyumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyayo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Imani kumugisha. Muricha. Mnaweza kama kadusabe wacha tuombe. Ndugu John
asengera aya magambo, aombee maneno haya. kandi Uwiteka Bwana Mungu atugenderere, atutembelee, nagenderera tembelea abera be watakatifu nanje wake, nami tutembelee. hano Toke hapa tukiona mkono wa Mungu. Nyakubahwa Mana ushobora byose, mbere na mbere amazu atarabaho nibyo tubonesha amaso, mbere na mbere hariho ijambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi burya jambo ni Imana. Iryo jambo rero riruta abana banjye, kandi riruta n'imiryango dufite, riruta ibyo dutunze, turaryubashye njye na bashiki banjye, rigisomerwa mu matwi yacu nihe umugisha. Bigushimishe ijambo ryawe kuko ari isabuni, ijambo ryawe rikaba amazi, ijambo ryawe rikaba amavuta, ijambo ryawe ririmo imiti yashobora kuvura imitima iteranye, kandi ijambo ryawe rishoboye no guhindura umuntu akaba uwera, umunyabyaha agakizwa, udahindutse agahinduka, byose bikorwa n'ijambo. Amagambo asomwe rero utuvanire n'ibyo kurya by'uyu munsi, bitume abateranye batera intambwe mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha amagambo yawe mu kanwa kuri buyavuge, umugisha abayategeye amatwi, bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turaganira akanya gakeya gusa, Tutaongea muda mfupi, maana Imana ntacyo kitadukorera. hakuna chenye Mungu hakumtendea. Kuganira byinshi nanga si kuvuga kuri Kuongea mambo mengi wala kusema mengi, sio kuweka ndani ya matendo. Bikeya tukabishyira mu bikorwa, Ndio tunaviweka ndani ya matendo. nejo twagaruka bikeya tukabishyira mu Jana bikorwa, chache tunaviweka ndani ya matendo. kandi umwuka wera Roho wari umeze Mtakatifu nk'atugendereye, tumeze nk'ayabaye avuzeho, ni kama walivisemako, ariko twakiriye abashyitsi bari hagati yacu. lakini tunawakaribisha wageni Uwiteka kati yetu. atugendere, Mungu adutembelee, kandi Uwiteka abagire neza, Mungu awatendee mema, kandi muzongere mugaruke. bali tena murudi. Twebwe turya ibivuye mu ijuru, Tunakula vyenye kutoka mbinguni, turya ibivuye ku baremwe, kwa walevera. titurya ibyatekewe hano, ubwo turya ibyatekewe mu Tunakula ijuru. vyenye vipigwa mbinguni. Hano mu Bagalatiya twumvise Hapa ndani guhera mu ya wa gatanu, Galatia kunasema tujije bavuga ngo Unasema eti imbuto z'umwuka mbegu za ni kiroho urukundo, ni upendo, ni ibyishimo, furaha, ni amahoro, ni ni salama, ukwihangana, kusubiri, ni ukugwa neza. ni kuwa nzuri. Imana yacu Mungu ni wetu umwuka we, ni Roho Mtakatifu. kandi uwo mwuka wera ni Roho papa. Mtakatifu ni Baba. Nako tugomba kugira imbuto z'umwuka Sasa rero, tunapaswa kuwa tugomba mbegu, kugira imbuto za papa. tunapaswa kuwa na mbegu za Baba. Twebwe dufata amafaranga twayijana kuri banki, Pesa tunayoenda kwa banka, uri kubyumva, dufata amafaranga twayijana kuri banki, ariko papa we ni banki w'amahoro. Papa ni ibanga y'ibyishimo. Haleluya. Nabo papa ari ibanga y'ibyishimo, akaba ari ibanga y'amahoro. Ntabwo twari tugomba kugira amahoro n'ibyishimo, icyangwa mukagira umunezero w'ijambo ry'Imana. Imana niyo banga y'umunezero. Imana igira umunezero, Mungu anakuwa na furaha. Imana ni umunezero, Mungu ni furaha. kandi Imana ni mahoro. Mungu ni salama. Imana kandi ni urukundo. Mungu ni upendo. Turi hano kubw'urukundo Hapa kwa ajili ya upendo rw'Imana. wa Mungu. Imana yadukunze atari ko turi beza, atari ko turuta abandi, ahubwo yadukunze kubw'urukundo rwayo. Sawa ya upendo wake. Umwana w'Imana Mtoto wa Mungu arangwa n'ibyishimo. anaonyeshwa kwamba na Niwumva ijambo ry'Imana mbese ugira ibyishimo. Niwumva ijambo ry'Imana rigutera ibyishimo. kuleta ufuraha Niwumva ijambo ry'Imana ugira amahoro mu mutima na wawe. salama moyoni. Mbese ugira urukundo rw'ijambo ry'Imana. Nugira urukundo rw'ijambo ry'Imana bizagutera guhinduka. Ntawe ukunda ijambo ry'Imana utarahindutse. Ulibadilika. Umuntu uzamenya ryari ko akunda ijambo ry'Imana ni umuntu uvuga ngo nakunze ijambo ry'Imana ariko asa naryo. Na kena fanana na neno. Ariko umuntu naza abwira ngo nkunda Imana adasa n'Imana, uwo ntaba akunda Imana. Hamupendi. Umuntu uzakubwira ngo nkunda Imana adafite amahoro muri we, nta n'amahoro wamubonaho, wose umwana w'Imana. Sie mtoto wa Mungu. Umwana w'Imana arangwa n'ibyishimo. Ibyishimo tubikomora mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni nde? Ni data wa twese. Baba wa sote. Mbese kuki tuzava kwa Inosi? Tunafika
tukaja mu bwami, tukaja muri paradizo mu bwami bwa data no kubera ufalme wa papa, kugira tuzi ubwo bwami ni ubwami bw'amahoro, ufalme wa salama, ni amahoro gusa. salama tu. Kwa ndi kuvuga urarwara Sema unagonjwa, ngurajya ngaje kumvuruba kurya we umubiri wawe uzafite amahoro, tuzaba turi mu byishimo bitagereranywa. Kubera iki? Ni ijambo ry'Imana riduhesheje ibyishimo. Nubu ukunda ijambo ry'Imana, ukamukunda Imana, gira ibyishimo. Ibyishimo biva he? Biva mu ijambo ry'Imana. Amahoro ava he? Ava mu ijambo ry'Imana. Umuntu Kristo ajya mu kigeragezo, yagera mu kigeragezo akavuga ngo dufite Imana, akiha amahoro. Imana yabona ko tuyihaye amahoro, Imana nayo ikavuga ngo ni iki cyatuma ndatabara umwana wanjye. Imana ikamanuka no kumutabara. Ariko iyo uzi amahoro ugatandika kwamba reka nje hehe, reka nje mu bapfumu, reka nje mu basatake, Imana ikabona udafite amahoro mu mutima wawe, utazi nawe uhagaze, Imana ntibasha kugufasha. Imana ifasha ufite amahoro ava mu ijambo ry'Imana. Gira amahoro ava mu ijambo ry'Imana, uvuge ngo data ni umwami w'amahoro. Iki kibazo kingezeho n'abari ukuguru, ariko mu mutima mfite amahoro. Ubugingo bwanje bufite amahoro, umubiri wanjye urababaye nta mahoro ufite, ariko ubugingo bufite amahoro. Mfite ubuhungiro buzima, n'iki kibiri cyashira kikaja mu butaka, ubugingo bwanje bufite ubuhungiro buzima. Tuje turwanirira ubugingo, tuje turwanirira ubuhungiro bw'ubugingo bwacu. Umubiri nta muntu uva ku isi Unatoka ulimwenguni, ashaka ve, tafuta toke. Hapana, ariko buno no buri mwana w'Imana niyo warwa. mtoto wa Mungu. Ravaniyo nava Sema mu hata nikufe. nibutse umufurere umwavuze Nakumbuka ndugu mmoja, wakunze uno mubiri urukundiza mwili unanitesa. ijamba mwana umubiri mukaja Toka kunene kama ya mimi naenda kuona mfalme wangu. kubera iki niko yarazi yuko yateguye ubuhungiro buzima, none weho wateguye ubusa. Wewe unatafutia wapi? Turi kuganira ijambo rivuga ngo umukristo w'ukuri, umukristo w'ukuri. Kristo wa kweli. Nuba wumva rino jambo barakubwira ngo ubaha abakozi b'Imana, unaniwe kububaha, Kosa kwa ti. ngarwo gukunda Imana, gukunda ijambo ry'Imana. Hehe gute ukunda ijambo ry'Imana? Imana irabategetse ngo ikizatuma abantu bamenya ko muri abanje mugira urukundo. Nta rukundo ufite, Una upendo. ukunda Imana hehe? Imana yacu ari urukundo. Mungu wetu ni upendo. Niba Imana yacu ivuze ngo mube mu bumwe, ariko mugashaka gutandukanya na mwene, Utakusitenga na wandugu yako. uzi Imana hehe? Unajua Mungu wapi wewe? Imana yacu ntibivuze ngo mugwe neza, mwirinde amahane. Ukuzana amahane gufatana na mwene ongera kugeze gusa, Na kufikisha wapi? reka gufatana na mwene. Mbese ni iki kibahanganisha? Si uyu mubiri. Pambana kwa ajili ya nini? Ni mwili. Mbona nshobora guhangana na veni ngo veni ngo ari shefu de korale reka mpangane nawe mbeho njanjo Pambane naye. mba mfite umwuka we, Na Roho Mtakatifu. ahubwo mba mfite umwuka uva kwa Satani. Pepo ya Ahubwo bizanezeza ryari kubona frere veni ari shefu de korale Kolari. kandi kwasizweho n'Imana, kandi kari gukorera Imana, Kana mtumikia Mungu. kandi nacyo dukora kari Imana. Turukorera umwami umwe. Icyo gituma muri Bibiliya avuga ngo tuzaja mu ijuru rimwe, Tenda mbinguni moja. kandi twabatijwe mu mubatizo. Ubatizo moja. Kuki ibyo vene ari gukora ntibishimisha? Fanya hainifurahishi. Na vene ashimishwe n'ibyo ndi gukora. Senye na Nubahe vene na vene anyubahe. Ibyo animutii. nibyo biranga abana b'Imana. Ariko ntuzabona abana b'Imana bari kuryarya uzamye ko atari abana b'Imana. Sio watoto wa Mungu. Fatane na vene bitewe nawe n'umubiri kujya muri shefu de korale. Nimba shefu de korale si ubu shefu de korale bizampereza ubuhungiro, Nipa makimbilio wasi. kubwiriza bizampereza ubuhungiro, gusobanura bizampereza ubuhungiro, ubudiyakono buzampereza ubuhungiro. Ikizampereza ubuhungiro ni ukuvuga mu magambo y'Imana. Icyangwa abateranye umunsi mugatura mu magambo y'Imana. Icyangwa Imana ikabahereza imbaraga zo gutura mu magambo y'Imana. Imana yacu ni nziza, Mungu wetu ni mwema. kandi Imana yacu nta gikibuza. Hakuna kitu anakosa. Tureke amahane, tureke kuryana, ahubwo twumvire ibyo ijambo ritubwira. Si iri na jambo turi kureba Neno la Mungu naliona.
Gerard habizibasha kutuyobora ariko nafata ijambo akina gishika neno abana ba jambo bazemera kuyoborwa ntabwo bazayoborwa na Gerard bazayoborwa n'ijambo kuki ni abana ba jambo kuki iri kubayobora n'ijambo ariko Gerard ntiyatuyobora John ntiyatuyobora Frere Kabagema ntiyatuyobora Veni ntiyatuyobora ahubwo tuyoborwa n'ijambo niba twagira umukozi utagira ijambo uwo mutaba ari umukozi ahubwo dushaka umukozi ufite ijambo kandi umukozi ufite ijambo umukozi ufite amahoro niba dushaka kuko ijambo ryo rizatuzamura Gerard ntiyatuzamura niyo Gerard yabwiriza Kabagema akabwiriza ijuru rigakinguka Kabagema ntazatujana Veni ntazatujana n'isiba ntiyatujana mu ijuru ahubwo ikizatujana mu ijuru ni ijambo ry'Imana ijambo abatera mu munsi mukundira ijambo ry'Imana jewe nkunda ijambo ry'Imana buno kugira nzana kugira mpangane wenda mpangane na Veni mpangane na Ndizi nanga mpangane na Musa y'Isherushaka naja Musa ariko kugira ngo uravuze ngo ndekishije ugeze mu rusengero akugira wihereze amahoro akugira ukora icyakuza utangiye gufatana na Muze mu mashaka wagenda ukiyobera inzoka wagenda ukaja mu bagore wagenda ukaja ku munsi y'Imana ntabwo barwaniramo munsi y'Imana kuko nakuriye ijambo ry'Imana naho kukiranukira munsi y'Imana naho kwiyereza zakurwanira abashaka kurwana nibagende kwasi natwe dusigare kwaka ijambo niwe muyobozi w'umukristo nyakuri ijambo niryo rituyobora ijambo nibwo buhungiro bwacu naho mwirinde amahane nubona muri wowe ufite amahane ufite ubushagaga bw'amahane uri umwana wa Satani n'ubu udashobora kuyihana uri umwana wa Satani uri gupfa na mwene sipoti hano abafurere barabizi hari ubwami twavuyemo twabuvuyemo kubera iki kubera bari badahagaze ku ijambo ubwo bwami murabuzi murabuzi frere we yabumenye ni bwa bwami ijambo ry'Imana baririmba ibyabo nk'umugore ng'umugabo yagura umugore akariye kiyesi yake ubwo bwami mwabumenye wavanyewe n'iki icyadukuye n'iki nta jambo bafite ijambo ryabo si ijambo ry'Imana icyaduhungije n'iki twirutse ibibiriye twahunze ibibiriye twiruka turi kwihungira he turi kwihungira mu ijambo kuko ijambo niwe muyobozi wacu ijambo nibwo buhungiro bwacu uzaje uruhande rwa ino jambo ntazaba ari mu bugingo ntazaba ari umwana w'Imana rero iyo twavuyeyo tuza mu bwami bw'umwami waduhamagara tuza mu jambo nyakuri ntitwakora ibizira bitari mu jambo rero nituba twaravuye mu rugo bwabo hari ibituvanye duhunze tukaba tuje hano twirinde kurwana icyo nari mvuge ni njyewe na Muzehe tugafata ntagasi buno rero abandi uzi ko ngomba kuba ndi hano njyewe na Venu natamuliza na Ndiziwe na Muzehe Serushaka ako ni agakipe kabisi Gerard na Kabagema na John na Kumbu nabako ni agakipe kabisi Glory na Ndayisaba na Elisa na Boaz nabako ni agakipe ariko lakini ibisoka mu kanwa kutoka kinywa chao abana b'Imana turi watoto wa Mungu tuko wamoja harimo amakipe angahe atatu nanga tatu wala hivi ariko mu kanwa turi abana b'Imana tuko watoto wa Mungu ariko mu bikorwa lakini katika matendo turahabanye ntabwo duturanye ariko ibyo mwize ko bamuturanye none usigure muri abari umukozi w'Imana abazi icyamuzanye abazi icyo yahunze umaze mvuba ashaka yakwisura mu musangano ashaka yasubira mu nzoga ashaka yasubira muri bwabo ashaka yaje gusura
cyane waje haneriza ari ijambo ry'Imana rituzanye ni ijambo ry'Imana rituyobora si umuntu utuyobora ni ijambo ry'Imana Neno la Mungu linatuongoza. Usatinya umuntu mbona si ukuri agomba kuvuga ngo Kusema eti Obedi ni ukuri kutuyobora. Obedi ndiye atatuongoza. Waje kure igitumye mvuga ngo Obedi ni ukuri kutuyobora. Ugasanga ni mbese ni ikimenyane nanga sinamaranga mutima ariko ari inshuti yawe. Nkaba mbonye ko yaba umuyobozi ariko umwana w'Imana soto kudutwarezwe. Mbese urasuzugura mwene se wowe muri iki ugenda ukurana uwo mwene se kurusha historia nzuri bagenda ku history twayo kama unaingia ndani ya history hawezi kuongoza pana twese dufite history sote tunavaa history mbaya buno ugiye ukabaza bisi wa kera watinya wa zamani ugiye ukabaza Beni wa kera wamutinya ugiye ukabaza Glory wa kera wamutinya ariko igituma Glory mufata nka mwene data akaba nka mwene data niki ni ijambo mugakurikira ijambo ry'Imana ijambo mugatura ijambo ry'Imana nawe tuteye kurwanira iby'isi Imana ntibivuze ngo muri ubwoko bwanjye ndabatoranya ikabashyira hamwe ikabahereza uburyo muzajya muterana dufite nani Gerard dufite John dufite Kabage sibo batuyobora ariko lakini tuzacika mu bice byari uzi ngo njye nabwo tutumvikanye izima ry'ikibazo njye nagura tutumvikanye izima ry'ikibazo uzarebe niyo ikintu kizamufika zambira ku mutwe nk'umugabo agatangira akaji n'akaji hamwe akaruhuga urugo rwose aragenda rusiga tuzacika muri bice ryari tuzananirana ryari mu gice bano batatu batuyobora batagize hawana umoja muri tugomba kuba basambanyi tukaba banywa inzoga ariko umwana kuko bafatanyije bakavuga ngo turwanye buno busambanyi mu izina rya Yesu Kristo bazaburwanya kandi muzashamba hino ariko niba badafatanye ariko si jarara ari kukurwanya nawe si umusambanyi nanga si cyo nawe kukurwanya nawe ndanywa inzoga ariko niba bari hamwe bazaca ubusambanyi byaba ibyo byose bazabica kandi bizava urugero bakabyira umusere umusatsi wawe uca n'ucucu kuko yifashe yambaye nabi Gerard yamugendera kama namutembelea ariko nani Kabagema alijua lakini sasa Gerard naenda kuonja kule dada ariko sasa niwe wako sawa basi kandi Kabagema ni umwana Gerard niko batwereka ariko kumva mu mbere muri batari baho kandi Kabagema yakavuje ngo Gerard komeza na uri Kabagema gakomeza akumva kabari uzi kavuga ngo umusare uzajya kwinjira yambaye abajya kuri bazamusohora umusare uzinjira yasema ibisuko bazamusohora ariko mu gice Gerard azabivuga Kabagema akamurwanya iterane ryose rizasa kubera bano bagabo cyabumva kutanye kandi nabunga bakura ku mwami wa Yesu niba bajya kugira ubumwe bw'umwami wa Yesu Kristo ndabumwe bafite bifurije ubumwe abanganye bose bifurije ubumwe Imana itagererana Imana y'umuha izitugendere buri mwaka uzaba umwaka w'amashimwe atandukanye nawe undi mwaka uzaba umwaka w'ibikorwa byiza uzaba umwaka w'amahoro umwaka w'ibyishimo w'urukundo kunda mwene se bano bakuru b'itorero bano bayobozi ntibadukunda niyo twebwe twatudakunda urukundo rwabo ruzadugeraho tubifurije urukundo tubifurije ubumwe ibyishimo amahoro Imana n'ingozi amahoro ikaduheza ibyishimo zakabuza tuzazamuka